Ukimara kumvira ijwi hari isura y'inyamaswa ihise ikuza mu mutwe. Inzovu. Inzovu ni inyamaswa nini cyane kuruta izindi zose ziba ku butaka. Inzovu ifite ubushobozi bwo kwibuka buhambaye kandi butangaje cyane. Inzovu ishobora kwibuka ibintu byabaye kera kuko ubwonko bwayo bufite ubushobozi bwo kwibuka bwikubye inshuro 3 ubwonko bw'umuntu. Ndabasuhuje, nitwa Jean Murikovu. Reba hasi ko wakoze subscribe ubundi nkwinjize mu isi y'inzovu. Ikaze. Amateka y'izi nyamaswa za mbere nini ku isi agaragaza ko zahoze zinyanyagiye ku isi hose. Ni ukuvuga zabaga mu migabane yose igize isi. Gusa kuri ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko zisigaye muri Afurika ndetse muri Aziya gusa. Bivugwa ko ibi ngibi biterwa na ba rushimusi batangiye bazica, aho baba bazikurikiyeho amahembe yazo afite agaciro katagereranywa. Inzovu zikunda kuba mu bishanga ahari ibyatsi birebire, mu mashyamba, mu butayu ndetse no mu misozi. Inzovu zo muri Afurika, ingabo ziba zonyine ariko ingore zikaba hamwe mu matsinda, aho twakita nk'imiryango yazo. Kandi iyo hari akana kavutse, izindi ngore ziza gufasha ngenzi yazo kugahagurutsa ndetse zikanakarera mpaka gakuze. Inzovu ni imwe mu nyamaswa ziramba cyane, aho ishobora kubaho imyaka irenga 60. Inzovu zo muri Afurika ni nini cyane ugereranyije n'izo muri Aziya. Bitewe n'ibigango byayo cyangwa se ubunini bwayo, inzovu ishobora gupima hagati ya toni 2 n'3. Ubuzima bw'inzovu ahanini ibumara irimo irarya. Mu masaha 24 agize umunsi, muri yo 20 inzovu yamara iri kurya igasinzira amani. Uburyo isinziramo ni uburyo butangaje cyane. Muri ayo masaha 4, muri yo 2 yamara isinziye ihagaze. 2 ya nyuma niyo yonyine wavuga ko iba iryamye igasinzira bya nyabyo byimbitse. Iyo zifite impungenge mu gihe ziri nko guhunga ba rushimusi, inzovu ishobora kumara amasaha 46 itarasinzira, zirimo zirahunga zimuka. Inzovu ntizigira aho zakita nk'ubuvumo bwazo cyangwa se aho ziba. Iryama aho igeze igihe cyose yumva ishaka kuryama. Mu gihe umuntu atwita amezi 9, inzovu yo ishobora gutwita ikazabyara icyana kimaze amezi 22 mu nda yayo. Ibi byumvikanisha neza uburyo imara igihe kinini. Nk'uko nabibabwiye hejuru, inzovu ishobora kubaho imyaka irenga 65 igikomeye. Umuryango w'inzovu uyoborwa n'inzovu y'ingore. Muri rya tsinda nababwiye zibamo, inzovu y'ingore ifite ubunararibonye kandi ikuze kurusha izindi, iyo iba umuyobozi w'umuryango. Iyi nzovu iyobora umuryango niyo iziyobora mu gihe ziri nko guhunga cyangwa se zirimo zishakisha ibyo kurya. Ni nayo kandi ifata ibyemezo bikomeye, ikanabasha kurinda izindi zisigaye muri uwo muryango. Iyo muri rya tsinda havutsemo inzovu y'ingabo, irakura, zirayirera igakura, yamara gukura ikava muri rya tsinda ikajya kwibeshaho ubwayo. Nk'uko nabibabwiye, inzovu ishobora guhaka amezi arenga 22, ni ukuvuga hafi imyaka 2. Nubwo iki ari igihe kirekire, gusa bituma icyana cy'inzovu gikurira mu nda kikazavuka gifite imbaraga kandi gikomeye. Ntibitangaje kumva ko inzovu ari inyamabere. Nibyo, inzovu zironsa. Iyo inzovu y'ingore yabyaye, yonsa akana kayo kandi ikabasha kukarinda, ikarinda inyamaswa z'indyanyama nk'intare, ingwe n'izindi z'indyanyama. Umuryango w'inzovu ni umwe mu miryango y'inyamaswa uba ukomeye cyane. Ibi biterwa ahanini no kuba zose zifatanya, ntagire itererana indi. Ibi bigatuma abana b'inzovu bavutse cyangwa se bakiri batoya bagira umutekano uhagije kandi bakitabwaho nk'uko bikwiye. Uko icyana cy'inzovu kigenda gikura, kigenda kigira ku bagize umuryango.
bityo kigakurana ubwenge buhagije ndetse n'uko yamenya kwibeshaho. Ibi harimo nko kumenya aho igiye gushaka ibyo kurya, ibi bikayiha ubwenge bwo kumenya kwibeshaho mu ishyamba, nk'uko mubizi ubuzima bwo mu ishyamba ntabwo buba bworoshye. Inzovu ishaje igenda igaragaza ibimenyetso by'izabukuru, aho ubona uruhu rwayo rwatangiye guhinduka. Ibi ntibitunguranye kuko no mu bantu ni uko. Inzovu iyo imaze gusaza, amenyo yayo nayo aba amaze gusaza, bigatangira kugorana kurya. Nubwo bimeze uko kandi, inzovu ni zimwe mu nyamaswa zibaho neza, mu nyamaswa zibaho mu ishyamba. Nubwo inzovu ari inyamaswa nyaburanga, gusa zifite ibibazo bikomeye, zirimo zirakendera. Ibi biterwa ahanini na ba rushimusi baza ku mwanya wa mbere mu kibazo gihangayikishije umutekano w'inzovu, aho bazica bakazikata amahembe yazo. Aya mahembe ni amahembe afite agaciro ntagereranywa. Icya kabiri, inzovu zibura aho zitura, bitewe n'uko abantu biyongera, bagenda batema amashyamba bakahubaka imijyi. Ibi bituma umutekano w'inzovu ujya mu kangaratete. Ihindagurika ry'ikirere naryo rirahangayikishije ku buzima bw'inzovu. Nk'uko twabyumvise hejuru, inzovu ni inyamaswa zirya cyane, kuko burya umudiho uva mu itako. Ntabwo inzovu yangana kuriya itariye. Iyo hateye amapfa rero, inzovu zicwa n'inzara zikabura ibyo kurya. Nubwo ubuzima bw'inzovu buri mu kangaratete, ariko dushobora gufatanya tugakora ibishoboka byose tukarinda umutekano w'inzovu. Ibi birimo nko kuzishyira muri pariki zigacungirwa umutekano. Urugero, nko muri pariki Akagera harimo inzovu. Leta y'u Rwanda ikora uko ishoboye kose kugira ngo izicungire umutekano, aho zibonerwa ibyo kurya, ubuvuzi, abaveterineri babishinzwe babizitaho, ndetse n'umutekano uhagije. Dushobora kandi kurinda umutekano w'inzovu twita ku bidukikije. Uko ibidukikije birya mu kangaratete, ni nako ubuzima bw'inzovu nabwo bujya mu byago, zikagenda zikendera. Dufatanyije tukarwanya ba rushimusi, tukita ku bidukikije ndetse tukanaziha ahantu hahagije ho kubaho, inzovu ntabwo zashira ku isi. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki cyegeranyo cyavugaga ku buzima bw'inzovu. Kora subscribe hasi kugira ngo tuzagendane muri video izakurikira, aho tuzaba turi kurebera hamwe ubuzima bw'intare, umwami w'ishyamba. Nitwa Jean Marikov, ibihe byiza.